Sase yavuye iriya n'abayobozi n'abandi bantu benshi ntago abayobozi bonyine rega nubwo ngiye essence yarayizanye nshira kubwiye essence yizanye ngiye nyifatira hakurya hari n'abandi bahungu wari wamaze kuyifa ngiye ninjye bwa mbere na mbere nakumva ati essence yijyanayo kuko nabibabwiye tukaba turi ahangaha muri aha kwana y'inzira mu mudugudu wa Matware umurenge wa Ndera akagari ka Masoro nkuko twabibabwiye ni ku rugo turi aho umugabo yiyahuriye bitaga Kiboke ndagira ngo umama bimeze bite bamwita nta kiruta imana Toneste Kiboke bamwitaga nta kiruta imana Toneste yes Kiboke kuko yari Kiboke nyine tu yari Kiboke kabisa le pasteur wacu yari pasteur wanyu yes nawe wasengeraga mu rusengero rwose nahasengeraga pe nahasengeraga banyita ishimwe Keve ishimwe Keve uye ahangaha mu mudugudu nuyanga dure ahangaha nkarwi y'inzu tumvise inkuru bavuga ko Kiboke yaba yariyahuye nkawe nk'umuntu w'umuturanyi nk'umuntu mwabanaga umunsi ku munsi mwabanaga ku rusengero n'umuntu warubayeho gute mu rugo rwe bimeze tubwire uko byari bimeze Kiboke ko uyu mugore yari umusinzi yari umusambanye se hari aho wenda wamubonaga cyangwa ari mwasangiraga ubajije n'undi urakurikirana n'amakuru yumvamo hano barwanaga nka saa 12 ngewe mbakije kabiri kose nka saa 12 amanuka hariya mu gitondo Kibanga bati dore ajya kumena telefone y'ubushize nuko tamimaje ajya kumena telefone y'ubushize y'umugore wiwe bari bapfuye iki yarajyarara mu kabari aza mu gitondo yaje turi kubaka inonzo dore twe turi kubaka inonzo iyi turi kubaka inonzo umugore yaje mu gitondo saa 12 umuyobozi avuze ko bakivango mu rubanza bari bwo yasamena phone nimwe se amaze kumena telefone za nk'icumi ni telefone imwe amenye none nk'umuyobozi arashingira ni nk'iki utekereza ashingira aho muburanira oya kamubwire se byo uri umunyamakuru ubaze n'abandi bantu nta muyobozi muri yego ntawe n'umuntu ushaka kugira ngo nyine yigire umuntu ubeshya bityo ukuntu n'abandi bagenda bakubwira amakuru ari guca ku ruhande cyane n'abandi bakubwira abandi wowe nkawe nk'umuturage nibyo bakubajije wari wituriye ahanga kandi wabanaga n'abaturaga buri munsi uzanye ngo utubwize ukuri ni urugo rwari rumeze gute bari babanye ukuri guhari sibyo Kibonke nawe mbwene ko wenda urabona n'amafoto yiwe yari umugabo munini ubyibushye umugore wiwe ni umugore nyine nawe ngaho uraho ngaho mu byukuri amakuru ahari mwe neza umugore ajya gusambana yamucaga inyuma yuko ngo atamugereza aho yifuzaga umugabo kubera umubyibuho kubera ko afite umubyibuho munini noneho Kibonga gahora avuga ati gucyo n'inyuma aricyo barwanaga bapfa buri munsi n'ikimenye imwe n'abandi baturage babikubwira saa 12 ngiye nk'inshuro nk'ebyiri barwana yamanutse hari agurya telefone bwa yifasha arayimena telefone arayimenagura dotaragura imene bya telefone hari n'abandi bari bikubwira bapfa icyo ngicyo se kuki utashyize isaha hari n'igihe amubeshya ngo yaraye kwa nyina mushiki we bikurikiye ko na mushiki wiwe yaje kurara hano arabate se ko ngiye mu rugo ko mama nzi neza ko ari mu rugo wenyine waraye mu rugo mpamagare mama ahamagare nyina ati reka ntabwo araye mu rugo aribwo umugore asagemba baravuga ati nagiye mu kazi ni ibintu bimaze igihe ntabwo ari umugabo barwanye nk'imyaka nk'ingahe wenda ayo makimbirane 6 irarangiye bora mu matiko noneho kugeza ubwo ngiye nubwo avuga kuriya ejo mu gitondo bajya kurwana ntiyarahagaze ari haruguru sinaje nkabakiza hano singa umugore yandumye hano mu gitondo bajya amutwaye amafaranga ariyo yatumye aniyahura mu gitondo ejo bari babanje bapfa amafaranga angahe 20 ni umugore yagiye umugore umugabo ntabwo arakibana n'umugore ntago bari bakibana batubwira ko babaga mu nzu imwe reka umugabo yifitiye inzu hari inyuma yabaga mu nzu ntoya umugore mu nzu nini mu nzu nini yabaga muri chambre ziri mu gikari umugore ari gusiga ofisi abati ngiye sinyine gwanugwana buri munsi reka nye kwibara inyuma yiberagamo hari inyuma mu kazu noneho bagahurira uratubwiye ngo umugore yari yibye umugabo 20 kandi yumva ko batabanaga yinjiye iwe gute impuwe z'ababyeyi n'uwo mugabo Kibonke nabone umuntu ugira imwe nanga abandi bose bakubwira imbwa ati mfite izo nk'igihumbi yakiguhaga yakiguha amafaranga bagafite ati umuntu ubanze ujya amafaranga hanze nejo rafite ibihumbi 120 mu mufuka yiyahura 120 warabimwe gutya kashi za 5 nubwo iza 5 gutya mu mufuka inute za 5 yazikuremo hari hakurya abanyine niho bazimukuriyemo bazimukuramo yiyahuye uhari ntari gutya mwumva ngo nageze saa 12 ngiye mu kazi
mbanza kubakiza cya cyo kimye mpari cya kirahuri batubwiye ko esase yayitumije ninde wazanye iyo esase ni umunyonzi wo mu izindiro wayizanye kubera iki nk'abantu mwari muhari mutakumiriye urugo rwabayemo amakimbirane nimuvuze ngo ese hari ikigiye kuba muhite mukumiriye niyo essence none kugira ngo ngemere niyo essence nayifate yara hakurya nanze kugira ko namaze kubona yuko bamaze kurwana maze kubakiza essence zanyifate yara hakurya ari mutwara sibuye nguyu ari na Sir Commander no baje hakurya essence kirara hakurya essence nzivara hakurya bose bahageze irendiriza gutya igera ara mu nzu essence yavuye iriya n'abayobozi n'abandi bantu benshi ntago abayobozi bonyine rega nubwo ngiye essence yarayizanye sino kubwiye essence yizanye ngiye nyifatira hakurya hari n'abandi bahungu wari wamaze kuyifata ngiye ninjye bwa mbere na mbere nako bati essence yijyanayo hari n'abandi bahungu babiri nuko batari hano baba bikubwira kuko twebwe twamubwira ati essence wijyanayo kimaka ashaka gutwika iriya nzu umwana bati ngiye kibanganye essence ngo ni imodoka yiwe we mukitse yari essence ingana gute mu kabido kane k'umweru akabido kane k'umweru wowe urayifata ndamubwira ati essence wijyana hakurya none bigeze umwana ambwira ati yakanyijyane yo nibwo bahise baza baromukana kibongo mbwa yise amubwira ati bakive banze ko nzane essence ahita kibonka azana barabayobozi bose baza rakurya barazana nongeye ko batse mu mafaranga mwizindiro mpita ngenda mwizindiro ko yamaze kubona ko ubuyobozi buhageze ujya mu kazi kawe ngira mu kazi kanje kigerayo neza bamagati papa wawe ngwinure ibintu bibaye ari yahuye bigendetse ngo yitwikiye mu nzu neza nza nirukanka je tsanga intebe yicaraga afite intebe yicaramo nini yamwegamirwe yicaraga mara mu nzu yiwe yo muri saro y'umugabo nsanga iri gushya wumve ko afite na gaze yiwe yatanze amahoro yarifite gaze yiwe hariya n'udusafuriya tubiri byose yabyimenyaga none kugeza ubwo wumve ko ejo buri yimutazana imodoka iramwimura yamwimura arigendera we yari yaragiye agaruka no gute umugore yagiye kumucyura nta n'iminsi ibiri amaze iminsi ibiri yonyine niyo yamaze umugabo yarimutse aragenda arongera umugwara mu yamusangaga muhara muri karakazo musanga muri karakazo yego arigendera amaze kwigendera umugore iminsi ibiri yonyine yari hagije ajya kongera kumukurayo ni rwa rupfu rwe rwagiye rwamugezeho yego noneho ngiye hari ikibazo nakubaje n'uyu mwanya ndi kwibaza kubera kimwe bw'abaturage muri kuvuga amakuru nkayo ariko abayobozi bagashaka kubihisha no kugaragaza kugore kukuri murabona ni iki cyishamo no mu bana bafitanye n'uyu mugore cyane ya nyine vango wenda uwagiye abayagiye ngo tutiteranye n'usigaye sumva kumbwira ngo Kevin ngo yikwitanya ngo yitanga amakuru wikiteranya ndi kwebwira Pastor Claude bakambwira ati Kevin have manche bati wapi ngenda bivuga ntago ngenda ndime dore uyu mugabo dore iyi nzu ngiyemo ni ndi umufundi n'umutekinisi n'ibyo byose ndabikora amatafari mani nge nayabumbye iranzo ndo twayubakanye bishoboka byose ahanga ni nko mu rugo numva n'urugo wisanzura ni rwose pe nta kibazo cyane kimwe nageragamo Kevin katugushimira murakoze cyane rwose ya naho nyane kwipfa mvugisha ukuri turakwakiriye bakwita nde oya sinshaka kwivuga mu mbabarira ntago yawe nta kibazo yiwe utuye muri no quartier nduye muri quartier yako sinshaka kwivuga utuye ahangaha neza aha neza umuryango ku wundi umuryango ku ahangaha no ni ku rugo rwawe oya urugo urabona aha ni kwa Kibongi nje mba ahangaha iyi hepfo kwa Kibongi yego nko mu mama utuye ahangaha bamwe bari kuvuga ngo uru rugo rwo kwa Kiboke ni urugo rwabagamo amakimbirane abandi bakanga ko umugore yari umusinzi nibyo koko yari umusinzi nk'umubyeyi wa Rone habagamo ikintu c'amakimbirane habagamo ikintu c'amakimbirane cyane ko Kore yari umusambanyi yacaga umugabo inyuma ari naco catumye umugabo ubwe yiyahura umugore yacaga inyuma umugabo cyane rwose ni ibintu byari bisanzwe nta yaba umwana yaba uruhinja nta numwe wari utabizi kuko yagendaga akarara no mukabara gataha mu gitondo umugabo yanamukubitaga na 12:00 umugore ari hatashe za mu gitondo ese umugore we ntago yarakijijwe nkuko umugabo yarakijijwe nukuvuga ngo ibyo mu nzu y'umuntu ntiwabimenya yakizwa atakizwa ibyo ntago tubizi ariko twebwe amakuru twayi dufite nayo kuko umugore yacaga umugabo inyuma kandi n'umugabo akavuga ati umugore wanje ni umusambanyi urumva byageze no hano no mu ntera ndende kuko bari no muri divorce ni bari kuba ko umugore yanywaga amayoga nkamwe nk'abaturanyi mwari mutuwe mumubona ataha ukuntu umuntu ataha ubona ko yasinze adandabirana byagaragara urabona muri quartier umuntu aba ari muri gahunda ze yego barataha nk'ahandi wakwinjirayo niyo babaga barwana ntiwabona aho unyura uretse wenda nk'ahantu ubona baba barapfumuye ngo umuntu wenda umurakavuga ati reka mfumure nk'iz'abantu
ubundi gusa byo twari tuzi ni uko umugabo yagendaga akaza mu gitondo akarara iyo ngiyo, umugabo akarara ahangaha. ya makimbirane yabo wari umaze igihe kingana gute hano? Njye ni ukuvuga ngo hano mpamaze umwaka. Aya makimbirane yabo kuva wahagera warayasanze? Ego, aya makimbirane ya hano mpagera narayahasanze kuko yaranahari. Yego, ni ukuvuga ngo bahoraga barwana, ni ukuvuga ngo umugabo yari yarahunze umugore, ntago babaga kumwe. Yaratanze amahoro umugabo yabaga, urabona rurana urusengero yari afiteho shamburete yiberagamo. Rurani rwa rusengero bajya bavuga basengeragamo ruriya rw'amatafari ataragera. Yego, uru rw'ibikarakara urabona. Yego. Ubwo mugabo yari afite induza akanegisi yiberamo agashamburete, habagamo intebe, habamo matora, habamo gaze, udusafuriya, udukoresho two kwitekera nyine tw'isuku. Ubwo rero ejo tubimenya ngo umugore yaragiye yinjira mu nzu y'umugabo ngo amwiba 20,000. Amaze kumwiba 20,000 umugabo yamukurikiye agiye kumubwira ati mpereza amafaranga yanje. Umugore aje mu nzu arakinga muri iyi nzu, umugabo amenagura ibirahuri. Amaze kumenagura ibirahuri rero urumva umujinya ntiwashize. Umugabo ngo yatumye lisansi, ariko wayitumye aramubwira ati hari mushuti wanje ugize ikibazo cya lisansi imushiriyeho. We yayitumye yaragiye arayizana koko. Amaze kuyizana ntabwo yahise ayizana kuko hari abayobozi bari bahageze. Yamana yamuhumbije, ntabwo yamanutse ngo azaha, ahubwo yaramanutse muri uyu muhanda aparika hariya, bamubwiye ko hano byakomeye. Ubwo ahaziye lisansi ntabwo yayihereje Kibongi, yarayiteretse. Ubwo Kibongi acunga abayobozi kujisha teruye ya lisansi barayirwanira, biba ngombwa ko Kibongi yiswa mu mutwe. Amaze kuyiswa mu mutwe ahita afungura gaze ararasa. Urumva ni ya gaze bifite ikibiriti, ntago isaba ikibiriti nyine. Yahise afungura gaze, amaze kuyicuncumuraho mu mutwe, urumva yahise akubitaho umutwe guca, ihita imukurura kuko yari yahiye yakongotse ahantu hose, ari mu kwaha, ari mu maboko, inda arabona ko yari umuntu ufite ikida kinini. Ibishishwa byose byari byahavuye birimo binagana, n'imboni wabonaga zahiye. Ariko icyo mvuze cyo, abagore muri iyi minsi turi babi, tubabarire n'abagabo kuko azize urushako. Hari amakuru ari kuvuga ko umugabo yagezeho akigendera akajya gukodesha ahandi hatari hano mu gipangu. Umugabo yarageze aragenda ajya gukodesha ahandi, ariko nyine urumva nyamusi ye yageze ivuga iti uzanagwa iwawe. Nyine byageze aho nyine Kibonge arongera aragaruka. Ubundi nka Kibonke mwari mubanye mute hano muri karitsiye? Kibonge kuva nagira hasi nigeze nshwana nawe, nta n'umuntu nigeze numva avuga muri karitsiye ngo afitanye nawe ikibazo, uretse umugore we bagiranaga ikibazo gusa. Ni umuntu wisengeraga. Amakuru twari dufite yari afite no viza yo kwigira hanze kuko yajyaga no gusengera hanze. Yego, noneho hagati yo yanyu n'umugore wa Kibonge abaturanyi bamwe mubanye mute ampare cyangwa se ku ruhande rw'umugabo? Umugore wa Kibonge urumva ni umuntu udashikirana n'abandi, wenda mube mwakwicara nk'abagore mugenzi wacu, tube wenda nka kakagoroba k'ababyeyi, tube twagira ibyo tuganira. Ni umuntu uraho, ashobora no kukunyuraho nta kuvugisha nyine akwereka ko hari ica gusumbya. Yari umwirasi nka bimwe bajya bakara cyane rwose, ashobora no kukunyuraho akahagarara akakureba guca agakomeza. Kandi biriya muri iki gihe muri iyi si turimo ntago ari byiza, ntago ari byiza ni ukuri. Kuko baca umugani ngo isi itarakaranga ibikimushakira ibirungo. Itarakaranga ibikimushakira ibirungo. Mwihangane kandi mukomere nk'abaturanyi, mubuze umuturanyi mwiza. Reka tubifuze gukomera kandi urakoze cyane. Namwe murakoze cyane.